nitwa Jennifer Turatsinze abandi umuyobozi wa National Library. Murakoze cyane. Uyu munsi rero habaye umunsi ngarukamwaka wizihiza gusoma, kwandika no gusoma no kubara. Ese mwebwe mwawakiriye gute nk'abantu bakiriye ibikorwa hafi ya byose byabereye hano kuko ari naho uyu munsi wizihirijwe? Ngira ngo wabibonye twawakiriye neza, turi excited, turishimye koko uza wunganira n'ubundi bikorwa, no kuvuga ngo ubuhaye agaciro n'ubundi ibikorwa dushinzwe ku munsi ku munsi. Kumva ushinzwe guteza imbere gusoma, hakaba hari umunsi mpuzamahanga wo gusoma no kwandika, no kuvuga ngo ubuguhaye ingufu, so twawakiriye neza. Umuntu yenda ukorera hano buri munsi, ni gute ubona abakobwa bitabira ibintu byo kuza hano nko gusoma se cyangwa gukora ubushakashatsi? Abakobwa barakenewe kushyiramo ingufu. Nahoze nereka abandi bantu statistics, no kuvuga ngo abakobwa cyangwa abategarugori, I don't know, the female ni twebwe bakeye. Niyo dufashe statistics ari mu bana, iyo tuvuze hano abana tureba imyaka kuvana kuri 0 kugeza ku 12, twavuga teenagers tukava ku 13 kugeza ku 17, twavuga adults 18 kuzamura. Ariko muri izo categories zose iyo dufashe statistics zacu, buri teka abadamu turi hasi y'abagabo. Whether ni adults urasanga niba mu kwezi twakiriye 5,000 bya adults, 1,800 nibo badamu gusa, abandi bose n'abagabo. The same thing with teenagers and kids. So we are still turacyari hasi ukomparinze na opposite sex. Turacyari hasi. Ese wowe ubona nk'imbogamizi ituma yenda batabyitabira ari iyihe? Ni akazi kenshi, ni ukutabyitaho? Nahoze mvuga banza ari akazi kenshi, navuga yuko ngo ntabwo tubyitaho kuko mu mashuri hagiyeho program y'amashuri abakobwa tubangana n'abahungu mu mashuri niba ntibeshye. Ubwo rero nanone nukuza ntabwo twakora ubushakashatsi tumenye ngo impamvu niki, ariko nibaza ko ari akazi kenshi. Umwana w'umukobwa still yava ku ishuri bya twavuga afite akazi ko gukora niki, so nanjye numva wenda ari ako kazi. But I'm not sure kuko nta bushakashatsi twakora, ariko the fact is turacyari bakeya compared kuba hungu barimo kuza gukoresha iyi library. None mwumva hakorwa iki? Ese nkize mbaraga murimo gushyiramo kugira ngo nabo bitabire? Ese ni nk'ubuhe bufasha mwasaba ababyeyi cyangwa na leta kugira ngo abo bakobwa nabo bazamuke? Ubwo ni ababyeyi kuko leta yo yashyizeho gahunda zihagije. Library ni access to all, nta discrimination ihari ngo irabuza abadamu cyangwa abakobwa kwitabira. Niba ari education for all, twese abadamu abakobwa nabo barakanguriwe. Ngira ngo ahubwo yagize na extra step yo kuvuga mbere abakobwa bajya mu kaminuza babahaye amanota make ya kuzamuka. Ndumva ko leta yo yakoze byose ibyo yagombaga gukora. Ahubwo turi mu babyeyi noneho no gukangurira abana bacu b'abakobwa kubashyiramo confidence, kubakangurira kwiga, kubakangurira gusoma, none kugira ngo ndabyo nabyo ngira ngo twatangiye kubikora, ariko maybe more efforts are needed no kubakangurira ibyiza byo gusoma no kubazana muri library. Ni nk'ibindi ntabwo twavuga ngo twahejejwe nyuma n'amateka cyangwa iki, wenda nabyo I don't know, ariko ni kwa kundi gahunda n'ubundi zo kubana bose nabyo no kubakobwa zigomba kugera. Dusozagira ubutumwa uha abana b'abakobwa ari abo bafite umuhate wo gukunda gusoma n'ababyifuza ariko yenda bumva batabyishimiye, gira ubutumwa ubutumwa naha abana b'abakobwa. Neba mwaje muri book discussion wabonye ko abakobwa nabo batangaga ibitekerezo kandi byiza. Dufite already abakobwa bafite confidence, abakobwa barimo kwiga neza. Nyango niyo bavuze amanota yasohotse muri primary muri ntabwo ushobora kuburamo umukobwa watsinze neza cyangwa se akenshi bazana imbere no ku university z'abakobwa. So icyo navuga ni ukuvuga ngo twitabire umuco wo gusoma nk'abandi bose. Nitwa Tumukunde Hope, ndi Vice Mayor w'umujyi ushinzwe imibereho myiza. Tubasanze hano aho bizihiza umunsi mpuzamahanga wo gusoma, nagira ngo mugire icyo mutubwira ku bijyanye no gusoma. Gusoma ni ikintu cy'ingenzi mu buzima, si ubw'umunyeshuri gusa ariko n'ubwa buri wese. Ariko turagira ngo ko hari ibintu byinshi bikosokera mu myaka mitoya, turagira ngo dufashe abana kubaka uwo muco bakiri batoya, binyuze mu barimu babo, binyuze muri bo ubwabo, ariko nanone binyuze no mu babyeyi. Rero umunsi nk'uyu, umunsi ngarukamwaka
ujyanye no guteza imbere ibyo gusoma nicyo udufasha kwibutsa abanyeshuri akamaro ko gusoma, udufasha kwibutsa ababyeyi akamaro ko gufasha abana babo babagurira ibyo basoma nabo ubwabo bababera urugero rwiza, udufasha kwibutsa abarezi akamaro ko gufasha abanyeshuri mu kubaka uwo muco. Ni ibintu abantu twese tugomba guhuriraho. Icyo leta ikora ni ugushyiraho ingamba zinyuranye zo gutuma haboneka ibitabo, haboneka amasomero nk'aya, haboneka ibyangombwa byose kugira ngo ndetse n'abikorera bagafashwa kugira ngo bakore ibyo bitabo biboneke, urumva. Kandi biragenda bikorwa. Iyi library yatangiye iri imwe ariko ubu dufite nyinshi hirya no hino mu gihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali zimaze kurenga 13, ariko byose ni kugira ngo abantu aho batuye hafi abana bashobore kugiraho bajya babona ibyangombwa byo gusoma cyangwa babona aho bicara hisanzuye basoma. Bibafasha iki rero? Ari mu kwiga kwabo birabafasha kugira ngo be gutahira ibyo mwarimu yababwiye gusa, ariko basubireyo icyo mwarimu yababwiye bahereho basoma, bamenye byinshi kurushaho. Noneho nibanabazwa bazasubize, badasubiza mwarimu icyo yabahaye ariko bamusubiza byinshi basomye. Ubu ngubu na minisiteri yahindura uburyo bwo gusuzuma abana imyigire yabo bishingiye mu kugira ubushobozi bwo gusoma byinshi, bwo gukora research, bwo kwishakira badashingiye ku byo mwarimu yabahaye gusa. Ikindi bibafasha ariko nanone ni ukugira ngo bamenye byinshi hirya no hino birenze n'ibyo mu Rwanda. N'ibyo mu Rwanda bamenye hirya no hino, bamenye si Karongi habaye iki, ese mu Majyaruguru bahinga iki, ese hateye gute. Iyo babisomye babimenya bataragiye. Ntugombwa kujya ahantu kugira ngo umenye uko babaho, ibyo barya, ibyo bahinga, ibyera bakabimenya. Ariko no mu bindi bihugu bakamenya mu Bushinwa ese imico yabiteye, muri Amerika habaye bigenda gute, muri South Africa abo bose bakabisoma bakabimenya bataragiyeyo, bakanagira uburyo babigereranya n'iby'iwabo, bakareba icyiza bigamo, bakareba ikibi bareka, byose bakabimenya. Ikindi ariko nanone nahoze mbabwira nti n'umuturage washoboye gusoma ikinyamakuru akamenya ingamba leta yashyizeho, agira uburyo burusha ubwundi gufasha abaturage bagenzi be. Nko mu nama y'umuganda abazi icyo ari buvuge n'igitekerezo ari butange kurusha undi utagira usoma. Ni ibintu rero binini biruta uko tubitekereza, ariko tugira ngo dushyiremo imbaraga mu kubyubaka mu bana bakiri bato, kuko iyo rimwe na rimwe umuntu akuze bari uguhatira kandi ntibintu byoroha. Ariko rero urabona ko biriho biza, abana baragenda babimenya, barasoma ibitabo bakaza gusobanurira, kwereka mu biganiro twahozemo n'ibintu byiza cyane twishimira. Nkamwe aho mugeze ubu ngubu ndagira ngo muhe nk'ubutumwa abana b'abakobwa bifuza wenda kuzamera nkamwe ku bijyanye no gusoma. Wenda mwarasomye, mwakunze gusoma mukiri bato, mubatere nk'ishyari ryiza ry'akamaro ko gusoma. Akamaro ko gusoma ntabwo gatandukanye ku mwana w'umukobwa ndetse kuruta ku mwana w'umuhungu. Umwana uwo ari wese arabikwiriye, ariko kubera nyine birantega zinyuranye zishobora kuba z'umwana w'umukobwa ahura nazo kuruta umwana w'umukobwa, we yagombye gushyiramo n'imbaraga noneho ziruta iz'umwana w'umuhungu mu kwiga neza yifashishije gusoma, ntatahire ibyo mwarimu amuhaye, urumva, hakiga akarushaho. Noneho yajya no mu ishuri, niyo yagira n'ikibazo gituma asiba ariko akaba abizi yakora ikizamini agatsinda kimwe n'abandi. Numva rero aricyo nabatera ishyari, gusoma rwose. Gusoma nibyo biryo by'ubwonko, urumva. Umuntu washoboye gusoma, natwe mu bayobozi, iyo utasomye ngo witegure ikintu ugerayo ukabura icyo ubwira abaturage cyangwa se n'abandi. Gusoma rero ni ngombwa ku mwana w'umukobwa, ariko noneho umwana w'umukobwa na kera uzaba noneho mu mama. Burya umumama niwe pfundo ryo gufasha abana bakiri bato, abana be bakiri bato. Icyo umumama yakunze abana baragikunda, icyo yabatoje baragitora. Nashobora rero kujya basomera niyo cyaba ikinyamakuru akababwira ati ndabonamo inkuru nziza hano, akayibasomera, urumva, kuko ibyo ari byo byose ababyeyi b'abagore tugira uruhare runini
ku bana kuruta ababyeyi b'abagabo. Numva rero bafite uruhare si kuri bo gusa ariko no ku bana babo. Hari ikintu wari uvuze nko kuvuga yenda nifuzaga kumenya icyo wabwira ababyeyi kugira ngo nabo bahe yenda abana b'abakobwa urubuga, kuko urabona nko kuza mu library bagomba kuza bavuye ku ishuri. Ese nta genda ababyeyi baba babangamira kuvuga umwana w'umukobwa urabiza agira akazi kenshi mu rugo, ese bo wumva bakorerwa iki kugira ngo nabo bagire amahirwe angana n'ay'abahungu, kuko usanga mu library menshi mu cyber cafe ari abahungu biganjemo. Ababyeyi bajya bafata akanya ko gushishikariza abana bose. Abana bose kuvuga ngo niba usomye ushobora gusomera mu rugo ariko ushobora no gusomera kuri library nkawe, kuko ho nta televiziyo ihari. Urugero mu mujyi wo biba hari byinshi birangaza, hano rero nta bibarangaza bihari, ni ibitabo gusa n'intebe n'abagenzi bawe muganira. Gushishikariza rero umwana w'umukobwa kimwe n'umuhungu kuza hano ubu muhunza ahubwo ibyakabaye bimurangaza cyangwa se bimutwarira undi mwanya. Kaba kareba hari ibyomba bitarahanaguye kambanze mbihanagure, ariko iyo wamushishikarije kamwankuraja akenshi hano ababyeyi mu mujyi baba banishoboye, akaba yavuga ati mujye mu modoka mbatware mwese, akaba yabageza hano. Ubona ufite imodoka ariko n'utayifite akabashishikariza ati rwose igihe ufata umwanya cyane nko kuwa gatandatu nyuma y'umuganda cyangwa se kuwa gatandatu ari umuganda, mugende mujye hariya kuko niho hari nta bintu bibarangaza, muve kuri televiziyo. Numva rero umubyeyi buri mubyeyi afite urwo ruhare, kandi nta ku bana b'abakobwa gusa n'abahungu numva bose biba babikeneye. Ni ikinyamakuru n'ikiganiro cyagenewe abakobwa cyane cyane. Ndagira ngo noneho mu gutangira muse nkaho mutera ishyari ryiza abajene ku kamaro ko gusoma, mubabwira akamaro ko gusoma. Akamaro ko gusoma burya gusoma ni agaseke, burya igitabo ni nk'agaseke kaba gapfundikiye gatera amatsiko. Udasomye rero ntabwo uzamenya ikirimo. Nk'abansanga rero nk'abasanga abajene cyane cyane nkuko nabivugaga no ku bandi bana, kugira ngo turwanye ibihuha nuko twandika kandi tukanasoma. Naho ubundi nkuko nabwiye bano bagenzi banyu ushobora kuvuga bati yaje hano, ariko mu myaka 10 ntabwo wazamenya ko naje hano, niba naraje nje gusura, niba nje gutembera, niba narije hari umunsi specific. Urabyumva kwa ko ntibyanditse. Burya u Rwanda twagize umuco bita kugenda ngutaganire na se ntamenya uko sekuru cyangwa icyo yasize avuze, ariko ubu ngubu ushobora kuba mutaraganiriye kandi ukabimenya kubera iki biranditse. Icyo rero ni ikintu tugomba guhindura, tugafatamo uwo muco twandika kandi tugasoma. Hano mu biganiro bitandukanye byagiye bihari twumvise ko gusoma harimo uruhare cyane cyane rw'ababyeyi ndetse n'abarezi. Niki mwabwira ababyeyi kubijyanye no gutoza abana babo umuco wo gusoma? Ababyeyi bagomba gutoza abana babo gusoma ibitabo, kubera ko nk'ubu ngubu abantu bajya bambaza bati amateka y'u Rwanda yamenyutse. Kubera ko nkiri umwana, umubyeyi wanjye papa wanjye yari afite ibitabo, bibliothèque yuzuyemo ibitabo bya Bigira Umwami, ibitabo bya Kagame Alex Biramusenyeri. Nanjye n'icyo nakunze gusoma. Buryo kera nk'umwana narinze amateka y'u Rwanda yose kuntu ukavuga barabami, kuntu u Rwanda rwakolonijwe, kuntu u Rwanda rwarwaraga, byose ukabisoma. Ubu abana rero niba bashaka kumenya n'amateka yacu, umubyeyi agomba kumwigisha akamukundisha gusoma, akamubwira ati soma nk'igitabo mu minsi ngahe uze ukimbwe. Niko papa yatugenzaga, yakubwiraga ati usome iki gitabo uzampa resume yacyo mu cyumweru gitaha, ukagisoma wangiza ukaza ukamubwira resume. Ibyo ngibyo bigenda biza buhoro buhoro bigeraho umuntu akabikunda. Nkaba numva rero ababyeyi ubu ngubu noneho hari n'ikoranabuhanga ryaje, akuretse ko nabwo bagomba kujya kwitonda, kubera ko muri ikoranabuhanga hari igihe bajya mu bintu bibi cyangwa gahura n'abantu babi kuri ziriya za social media. Ariko ubundi ni ikintu nta kuntu bisa kugira ngo umuntu abe afite ibitabo kandi afite noneho n'ikoranabuhanga ushobora gukora research, gushakisha uko ushaka amakuru ku buryo bworoshye. Ni nk'ubuhe butumwa mwagenera abana b'abakobwa bifuza kuzaba se abasizi cyangwa kuzaba ibihangange mu bintu by'ubwanditsi? Icyo nababwira ni uko nta n'umwe wavutse ari umuhanga. Ibintu byose birigwa kandi ibintu byose bishaka ubushake. Niba ufite ubushake ukabikunda nta cyakubuza kubigeraho. Arabanditsi bazwi ku isi yose
nabo batangiye bajya mu masomero nk'aya ngaya agashaka kugira ngo asome ibintu byinshi noneho akagira n'umuhato kuvuga ngo reka nandike. Iyo wandika uba ufite urupapuro cyangwa wenda ufite computer yawe isaha yose wakumva akantu ukakandika, nyuma rero ukajya kubona ukabona hasohotsemo igitabo. Kandi inkuru zo kuvuga ni nyinshi cyane. Uvuze ku nkuru z'u Rwanda kwavuga ku Abanyarwanda, niba bavuga kuri wowe ubwawe upfa kuzana utuntu dushya abantu bazavuga ariko reka twumve icyo yatekerezaga, ukavuga niyo baramaza ngo mayibo bashaka kwandika ukuntu yararaga munsi y'iteme, ukuntu yanywaga kole none akabivaho, ubu ngubu akaba yarazamutse akaba afite PhD. N'abantu bagenda gutyo se. So iyango nuko kandi ntugire isoni zo kuvuga ubuzima bwawe. Naciye muri ibi naciye muri kwa ntose ashaka kumenya ibyo ari byo. Nujya kuvuga ngo najyaga ku ishuri none nutajyaga ku ishuri se. Ariko uvuze uti najyaga ku ishuri nirukanka ntariye, ariko nkavuga kugira ngo nzagera aha nganga ngomba kwikora. Icyo gihe abantu bazasoma bamenye bati yaje kugera gute, yaje kugenda gute. Bizo kugenda ushyiramo suspense abantu bakabibona. Sawa, murakoze namwe.